biroroshye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwa yo kudeta ivugwa muri Kongo irashoboka mu buryo bworoshye iyo tugeze kuri icyo kintu cya kudeta muri Afrika niyo mpamvu M23 ijya ku meza nyine yabyimbye kubera ko ifite ikibyimbanye turavugana cyane tuvugana ifite ikibyimbanye kandi koko muri negotiation biroroshye niba mfite ahantu turanegosiye ariko ibyo hagize ni hafite nicyo havuze cyane cyane yaba muri politike no mu bukungu hari mpuzamahanga kandi ibyo kuhanegosiyaho bizamo na anje z'icyo kintu twise mpuzamahanga. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe, watsindiye isoko ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo, wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe ukaduhembera service yuko twayikuguriye ku kiranguzo cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye i Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Service zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'itatu n'itanu tukaba twagutumikiye. Dukorera igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Nayebo. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 97 cyangwa 0787 gukorana na Soatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Bakurikiye Primo Media Rwanda tubahaye ikaze kandi twizeye ko mumeze neza mu bice bitandukanye ubwo nababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko nirwo tuvuga. Uyu munsi noneho turi kumwe na Jean Dodier Karinijabo ujye ubaza abandi ariko ubu nangiye kukubaza. Karinijabo umeze neza? Urebeye inyuma ajye imbere kubera iki bigorana? Nuko imbere nshobora kuvuga ko bimeze neza ariko kubera ko utaha verifia cyangwa nkavuga ko meze nabi ariko kubera ko utaha verifia nyine ntumenye ariko urebeye inyuma urabona ko umeze neza. Noneho uyu munsi ntabwo tugusanze mu mujyi wa Kigali, tugusanze mu karere ka Musanze. Musanze wahatembereye? Ntabwo nahatembereye, hari gahunda ndimo zijyanye n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare statistique mu bintu by'ibarurisha mibare. Ubundi mibare ni ibintu bitari ibintu byanjye. Arabadeve baririmye ngo imibare ni isomo rikomeye. Rirakomeye ariko njya mbona hari abana barishobora bakayuzuza. Arahungu bitwa ba Primo njya mbona imibare bayizi. Papa Primo urumva ubwo Primo nawe kuzuza imibare no uruca abana. Na ba Dicastes na Dicastes ariko ura Papa Primo de Castes abantu bicaye hamwe bashobora kuzakora bombe. Bombe ni créer nawe wakora keretse ahubwo bazanye amahoro nko muri Kongo nicyo kintu cyonyine numva bakoze kiremereye. Muri Kongo turaza kujyayo ni nayo ngingo yacu uyu munsi tuzakuganiraho wenda ku buryo burambuye ariko kugira wenda dutangire neza. Hano ku mihanda hari abantu bajya bavuga ngo amakuru yo mu bamotari ariko ku mihanda haturi harimo benshi bari kugenda bagaruka ku nkuru ati Sadate Rusa. Ibya Sadate na Rusa nawe wabibonye? Yego narabibonye. Bivuga iki? Ntacyo habayeho gupezanya. Oya kuvuga abantu ntabwo nyembikunda. Gusa Rusa est un historien politicien économiste. Dr Rusa ibyo avuga ntabwo benshi mu bantu bari babyumva. Numva barire nenge gukoresha terimi itariyo ngo bari ku rwego rwo kubyumva ariko avuga ibintu byinshi kandi akaba yabivuga nko muri uyu mwaka ukazabibona nka nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4. Ikindi iyo umuntu avuze ikintu cya histoire ukacyumva muri context iri politique ntabwo mu historien no mu politicien ari abantu babiri bahuye. Nicyo nshobora kuba narabonye mu kurenza ibindi naho kuvuye yavuga ibunda akamusubiza izo saga ntabwo nyenzibamo. Yego bafite ukuri bose cyangwa ni ikibazo cya ukuri ntago kuri absolute. Ukuri kwanjye n'ukuri kwawe biratandukanye ariko twembi dushobora kuba dufite ukuri cyangwa tutafite n'ukuri. Biterwa naho umuntu ahagaze ngo ari umuntu ahagarara ahantu burya ngo handitse 6 bitewe n'icyerekezo arimo ngo akabona ari 9. Yego undi rero uhagaze muri position ya 6 akabona ari 6. Ntabwo nyine biragoye ukuri byo ni ikindi. Hari umuhanzi nkunda witwa Masabo Nyangezi yararirimbye mwese ubundi cyaha ni iki kukuri kudasobanutse.
ubu umuntu ashobora kukubaza ngo icyaha ni iki ukakidefinisa mu buryo buri biblique bushingiye kuri Bibiliya, undi akaba yagisobanura mu buryo bushingiye ku muco, n'ubwo mu muco ibintu by'ibyaha batabyita icyaha, bafite indi terime bakoresha. So ntabwo rero ibintu nk'ibyo ngibyo by'ukuri no kuba umuntu ari mukuri cyangwa atari mukuri. Ubwo iryo ni ihangana ry'ibitekerezo ryabayeho, ni turagenda tureba ku mbuga nkoranyambaga, ni ibintu byinshi byagiye bivugwa aho ni mu Rwanda, ariko no muri Amerika hamazeho igihe hariho guterana amagambo ndetse no kwitana ba mwana no gukangana hagati y'umuherwe noneho n'umutegetsi Donald Trump na Elon Musk. Ejo bundi nabonye inkuru ivuga ngo hagati y'umutegetsi n'umunyapolitike n'indurusha indi mbaraga. Aho nabyo abantu Rwanda benshi kera turi abana twajyaga tubitebyamo, atari kuba umwana wa perezida no kuba umwana w'umukire wabiki. Hakaba bavuga ati njye ntabwo umwana w'umukire, kuko umwana w'umukire ngo ashobora kugamburuza perezida, abandi bakavuga ati perezida bari perezida ashobora no kugamburuza umukire. Elon Musk na Donald Trump nabo narababonye, twakwita ikinamico nibyo cyangwa ikinamico ni ibintu babibereyemo bari abagabo, mujye mubareka kuko bombi bazi ibyo barimo, nge niko mbifata, ntabwo mbifata nk'ibintu biri serious. Nabonye na Elon Musk yaratangiye kwisegura no kwihohora kuri Donald Trump, amusaba imbabazi. Avuga ati ndicuza impamvu natangaje bimwe kuri Donald Trump. Ariko nta ibyo barimo barabizi, mwigira ngo mwirangara. Ni kuri muri politiki ibintu bimera, ibintu byitwa diversion, kurangaza abantu kubera ko hari ikintu runaka bari bahugiyeho. nk'ubu Trump ntiyabashije gukora bimwe mu byo yizezaga abanyamerika yiyamamaza, byo guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya mu gihe kingana gutya, ngo byo kugira gutya na gutya, ibyo muri Gaza murabyibuka ibyo yabivugagaho ntiyabashije kubikora. Ariko niba byaramunaniye nta nubwo bivuze ngo ntabarangaze nyine ubwo we na Musk. Ubwo urashaka kuvuga ko bari kubikora kugira rubanda, amahanga. None se ntibabonye ko nyuma yo kubivuga imigabane ya Tesla ku isoko ry'imari imigabane yazamutse? Birabe ari ibintu biraho. Kandi ubibuka ko kubera kujya muri politike kwa Musk, imigabane ya Tesla yari yaramanutse, ibikorwa bye biri kwibasirwa cyane. None ubu yibasiye Trump, abibasiraga ibikorwa bye baramugarukiye, n'imigabane ya Tesla irazamutse. Nibyo Kongo mu mpapuro no mu biganiro ivuga amahoro, ikavuga n'ibyo biganiro nubwo kuva kera yatangiye ibyanga, n'ubu yibigiye mubona ko ijyamo bitewe n'igitutu cy'amahanga cyangwa se cy'abaturage mu bice bimwe na bimwe. Ubwo ariko akenshi n'icy'amahanga, biganiro igahita inabishingukamo vuba na vuba. Ubona kuba Kongo ijya mu ishaka ibiganiro nayo mu 23, ariko n'ubundi tugakomeza kumva ibitero 23 gifite nayo wa mugambi wo kugera Kinshasa. Hari ikintu ibiganiro bimaze? Ego, ibiganiro abantu bose iyo barwana n'ubundi baba bari no mu biganiro. Ku ruhande rumwe icyo kibazo warubajije kinashingiye kuri iyi mitwe ubutegetsi bwa Kongo bwahaye intwaro. Yego. Uko niba bari kuganira bakavuga ngo turashaka amahoro, turashaka iki, ibyo ntabwo uri bubibwire Wazalendo. Wazalendo ntabwo yicaye hariya i Doha ni Washington. Wazalendo nyine arabyuka mu gitondo niyumva akeneye kurasa bitewe n'impamvu runaka zishingiye ku kuba wenda ubutegetsi bwa Kinshasa bwabahaye amafaranga bwagize bute, agenda arase n'izindi mpamvu nyinshi. Impamvu muri Kongo amasasu guhagarara bigoye, nubwo M23 yaganira na leta ya Kongo, nubwo byagenda gute, impamvu bigoye nuko abafite intwaro ni benshi ku mpamvu nyinshi no mu buryo butandukanye. So biragoye rero ko wavuga ngo ibiganiro ntacyo bimaze, bifite icyo bimaze ku ruhande rwabyo. Ariko nanone ku rundi ruhande kurwana ko ntabwo kuzapfa guhagarara. None ukabona bidatinza iyo nzira y'ibiganiro cyangwa ntabwo kurwana bishobora kuyitinza, ahubwo igishobora kuyitinza ni parametre diplomatique nyinshi. Harimo parametre diplomatique nyinshi. Diplomasi ya Kongo urayumva irimo ivuga umuryango w'abibumbye mu mwanzuro 27773, ukayumva mu kanya irimo iravuga ngo u Rwanda muri wa muryango wa CAC, ibintu nk'ibyo ngibyo ukayumva u Rwanda ruvamo. Ukayumva mu nyine harimo ibintu bye. Diplomasi ya Kongo iri kugenda ijegeza ibintu byinshi, isakuma igira gutya, kabanza niba ari amasezerano arimo arasinywa ntibura kandi inobekamo bikaba bisa nk'ibihindutse. U Rwanda narwo rutariko bino bintu ntabwo tubyemera. Amerika yabaha
draft ngo banyuzemo amaso nabyo ibintu nk'ibyo ngibyo iragenda bihindagurika cyane. Niyo mpamvu kuvuga ngo birerekeza kugeza ubu bigoye. Ejo bundi Kabila araje, uribuka ko M23 yaje ivuga ngo turarwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi. Kone nanga yigezemo ngo turarwanira twamagana imiyoborere mibi Kinshasa. Ibintu M23 yari yaravuze. Kabila araje nabwo buri hari ibindi bigiye guhinduka. Gutyo harimo parameters nyinshi cyane ku buryo bigoye kuvuga ngo ibi bintu birerekeza hangaha. Uvuze ku cyo cya diplomasi ya Kongo iri kujegeza amahanga niba ariko nabivuga irimo irasakuma byinshi. Hari abantu twaze tuganira bakavuga ko ngo bategetse ba Kongo ari beza mu kugira imbwirwa ruhame. Yewe bamwe banaka sinzi niba ari kubitebyamo, hari n'abatebya ko Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ni Kayikwamba we ngo binavugwa ko nawe ngo ashobora kuzasimbura Tshisekedi kuko ngo Kongo n'abanyapolitike benshi bo muri kiriya gihugu ngo mubonamo ubuhanga ngo budasanzwe no kubahagararira igihugu cye ngo ashize amanga. Ubwo bushobozi nawe mubonamo cyangwa se iyo diplomasi iyo kuri rwa rwego rw'umugore kugeza ku rwego bavuga ko ashobora gusimbura ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bashobomubonamo? hari ibintu abantu bakwiye kujya bemera. Nubwo utakwemera urukwavu ko rugira gutakwemera ko ruzi kwiruka. Diplomasi ya Kongo mu kuvuga nibyo nawe Swakimu twaze tuganira mu minsi nk'inga ishize. Mu kuvuga diplomasi ya Kongo yaravuze pe. Yaravuze ariko nyine wagaruka mu bikorwa yabwiye Paris Saint-Germain, Bayern Munchen ngo bahagarike visit Rwanda byaranze. Urumva urebera hari ikintu ba France bavuga ngo la fin justifie le moyen. The end justify the means. Iyo urebye ibyo umuntu yakoze ubijudgingira ku musaruro byatanze. Yego. Jugement rero y'ibyo abanyekongo bakora n'ibyo bavuga itandukanye n'umusaruro ubivamo. Byanze bikunze hari umusaruro umuke uboneka ugereranyije n'imbaraga n'amafaranga n'ibiki baba bashoye muri ibyo bikorwa byabo diplomatique. Yego. Ariko ibyo byose Kongo ugereranyije na ba ministri b'ububanyi n'amahanga nka Lambert Mende Kongo yagiye igira n'abandi, ubona ko uyu mubyeyi Therese Kayikwamba aragerageza. Ndetse na nyuma ya mushiki wabo naravuze ni muri Afrika inyegereye twongeye kubona umudiplomate w'umudamu ushize amanga, ufite imbaraga, ufite ubwenge, ufite umuhati, ufite ubushake, ufite ikindi abantu bakwiye kumenya. Reka n'ibyo ngibyo uriya mubyeyi yize Oxford, ni imwe muri kaminuza nziza mu Bwongereza dutuye. Ikindi hari umuryango wo muri Kiliziya Gatolika bita abajesuite. Abajesuite n'abantu bashyira imbere education. Uyu mupapa watabarutse mu minsi yashize yari umujesuite. Abajesuite bariga cyane kandi papa we yari umupadiri ngira ngo w'umudage, Madame Kayikwamba. Ubwo no kubavuga kuri padiri. Yego. Byo reka twekubijyamo cyane. Byayishowe. Mukuru we ni umwe mu bajyanama ba Tshisekedi mu bya politiki. Ni famille ubona nyine iri educated. Ibyo wenda ntabwo ari byo tugambiriye ariko niyo background ubwayo irasobanura ko Kayikwamba ari we. Icyo wari uvuze ngo cyo gusimbura Tshisekedi ku butegetsi, hari ikintu numvise ni amakuru abari hano hanze cyitwa Deep State ya Kongo. Deep State ya Kongo bivugwa ko irimo abantu bashaka kuzagena uko Kongo izayoborwa nyuma ya Tshisekedi. Ubwo abo ni bande? Harimo uwitwa Dr Mukwege, wa undi uramuzi. Hakabamo uwitwa Jason Stearns, no professeur muri kaminuza yo muri Amerika, wanditse igitabo cyitwa ngo The World That Doesn't Say Its Name. Avuga intambara ya Kongo. So uri kubyumva. Hakabamo n'abandi bantu bagiye bagegena ibintu mwagiye mubona Kongo yagiye yitwaramo vis-a-vis y'u Rwanda nka cya kintu cyo kugira gutya. Kino kimenyetso abantu barakibuka cyagegenwe n'abantu bivugwa ko bari muri Deep State ya Kongo. Hakabamo n'umugabo witwa Charles Onana n'umunyakamerun ngira ngo mu minsi yashize mu Bufaransa bamukurikirana nk'ibintu byo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda baramuhana. So icyo kintu kirimo n'abantu bo kugiye cya Mobutu baba conservateur
bashaka ko Kongo yitegeka mu buryo deep state zikora hirya no hino mu bihugu. Ni amakuru ari hanze aha, bakorera mu Bufaransa no mu Bubiligi. Abo bantu rero bateganya ko nk'uko wari ubivuze Kayikwamba ashobora kuzasubirira Tshisekedi ku butegetsi. Kuvuga ngo umubonamo ubwo bushobozi, igisubizo ni yego na oya. Kuvuga ngo ntumubonamo ubwo bushobozi, igisubizo ni yego na oya, kubera ko na Tshisekedi ntawe mubonagamo ubwo bushobozi bwo gutegeka Kongo ngo atsindirize imanda zombi ebyiri, nubwo benshi bavuga ngo ntiyatsinze, ngo yagiye ku butegetsi, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo byose bivugwa. Yego. Kuba Kayikwamba ari umuntu menyera ibyo bintu bya politike, ikindi Kayikwamba yakoreye hano mu Rwanda abantu benshi ntabwo babizi. Kayikwamba yavuga yarahabaye igihe kinini. Yarahabaye igihe kinini yakorera niba ari USAID, niba GIZ, yes, yeah. So abavuga rero ibintu rimwe na rimwe akavuga n'u Rwanda muri context aruzimo we nkawe. Ubwo reka twipase kuri uwo mupira. Kayikwamba agiriwe ayo mahirwe cyangwa se zeze niba ariko babivuga, akaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari icyo byahindura mu nzira ya nyayo kuri ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kuko niba ari umuntu wahagaze ashinja umutwe wa M23 kuba uri guhungabanya umutekano wa Kongo, ndetse n'imvugo ze zikakaye, umuntu atatinya kuvuga ko zikakaye, ubona ari icyo byahindura? Ntabwo watorerwa kuyobora Kongo ari we wese, ntabwo byagira icyo bihindura cyane mu gihe abanyekongo ubwabo badahindutse, kuko ibibazo by'abanyekongo biterwa n'abanyekongo kandi byakemurwa n'abanyekongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kimwe n'ibibazo bya Afurika nk'uko twirirwa tubiririmba. Nuko uyu munsi turi kuvuga Kongo, ariko urebye no mu bindi bihugu bya Afurika ntiwabura icyo ubinenga mu bijyanye no kwifatira inshingano no kwibeshaho no guteza imbere abenegihugu babyo biturutse mu mikoro yabyo. Turimo turavuga Kongo uyu munsi kuko ariyo yabaye topic yo kuvugaho wa mugani iyo myaka yose ishize, ariko urebye muri rusange ikibazo cy'abanyekongo cyakemurwa n'abanyekongo ubwabo bikuyemo umuco, ingeso umuco, bikuyemo ingeso yo kumva ko ibibazo byabo bizakemurwa n'amahanga. Ubwo ntabwo ndi kuvuga Kongo, ndi kuvuga Afurika yose muri rusange. Afurika twifuza ibibazo bya Afurika bikemurwe n'abanyafurika, ukabasanga muri Qatar, ukabasanga i Washington, kandi muri discours politique z'abategetsi ba Afurika benshi icyo ari cyo bahora bavuga. Umwe mu bantu bari barashoboye icyo kintu akakivuga n'agikora ni Magufuli, niwe ku ruhande rumwe nawe ntabwo yatinze. Ku ruhande rumwe ni uko nyine abantu nk'abo ngabo badatinda, ariko ndabonye na Kapiteni Traoré uretse ko nawe bavuga ko afitanye imikoranire n'abarusi, imikoranire si mibi, ariko nyine ukavuga ibintu unabikora. Ikibazo rero ntabwo ari Kayikwamba, ikibazo ntabwo ari Tshisekedi, ikibazo si Kabila, ikibazo ni Kongo ubwayo, ni mitungo yayo ifite, ni imyumvire y'abaturage babo kimwe n'abandi bose bo muri Afurika, ibintu nk'ibyo ngibyo. M23 yo bavuga ko ari paka Kinshasa, ubwo byumvikane ko mu gihe ibiganiro byakwanga, cyane cyane ko nta bimenyetso bigaragaza ko ibiganiro bizashoboka, imirwano izakomeza, ndetse wakunga muri by'abandi babibonera kure bakavuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kugerwa intorezo, ashobora kuzamutembagaza nk'uko abarundi babivuga. Biroroshye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwa yo coup d'etat ivugwa muri Kongo irashoboka mu buryo bworoshye? Iyo tugeze kuri icyo kintu cya coup d'etat muri Afurika, ntabwo hakirenze ingohe, kuko ingero za Kapiteni Traoré muri Burkina Faso, ingero za ba Chiani muri Niger, ingero za Assimi Goïta muri Mali, ingero za ba Clotaire Rwingwema muri Gabon, abasirikare n'ubutegetsi muri Afurika ni ibintu mumenyereye. Edayeri bishobora no kuzafata indi ntera abasirikare n'ubutegetsi muri Afurika, tugasubira nko muri ya myaka ya za nyuma ya independence, ikitwa independence urumva, ku buryo abasirikare bazajya babona ibintu byanze bakavuga ati let's take the lead, reka ari twebwe dufata iya mbere mu gushyira igihugu ku murongo, akaza bivuga gutyo nk'uko n'ubundi abategetsi benshi baza babivuga. Biroroshye ko coup d'etat yashoboka bishingiye ku kwigumura kw'abajenero batazi ngo bagenzi babo bari kuzira iki, batarimo baragezwa imbere y'ubutabera, bafungiwe ahantu batazwi, abo 20 na bangahe bivuga ko yataye muri yombi. Kandi nanone nk'uko twatangiye tubivuga, inshingano za perezida uri ku butegetsi no kubugumana mu buryo ubwo ari bwo bwose, no kubusigasira no kubugumako. Tshisekedi uhiriye mu nzu nta hadapfunda imitwe,
kandi umugabo yitabaza icyo afite hafi aho, niba ari ukubashyira makara cyangwa mu zindi gereza za gisirikare well and good, ariko nabo uko ahabashyira niko bizamurira uburakari abandi bagenzi babo, bavuga ati uyu munsi ni Didas ugiye, ejo kari nijabo ni ugiye, ejo se kuki Manuel atagenda, ejo kuki Alex we tamutwara, bagatangira kugira ubwoba, bakaba bakiyorganiza bakagira icyo bakora, nubwo ibyo ntabibona hafi. Turimo gusaza Kanija, uramutse uri nk'umuntu ujya inama ubutegetsi bwa Tshisekedi wabugiriye inama ukurikijwe ibintu bihagaze nubwo aho byerekeza hakiri igihu? Inzira y'ibiganiro niyo nizera ko ishobora kugira byinshi ifasha, kubera ko nizerera mu kuba abantu bashobora kuganira bakagera ku mwanzuro mwiza, kurenza kurasana abana bagakomeza kuhagwa, imiryango igakomeza gupfakara, kuzongera kubaka icyo gihugu cyamenetsemo amaraso biragora, kandi bisaba umutegetsi noneho uri strong kurenza uko tumenyereye abategetsi bamwe ba Afrika. Na ndi najya inama y'uko ibiganiro byakomeza, utwo duhato tuba turimo bakagenda badufungura ayo mapfunda arimo bakayafungura, kurenza uko bakomeza kurasana, kuko kurasana n'ubundi after all ni Abanyafurika bica bagenzi babo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni Abanyekongo bica bagenzi babo. Icya gatatu nta n'umwe byungura ari Tshisekedi, bishobora kumwungura uyu munsi ariko ejo akazabibazwa. Ibiganiro bikaba byakomeza ku buryo uri Tshisekedi wagera ku rwego rwo kuvuga ati okay, M23 zangingo zabagongaga uduce mwagumyeho mutugumane, ariko amahoro ahinde. Niko kumeza y'ibiganiro rega bimera. Kumeza y'ibiganiro wigomwa bimwe kugira ngo usove ibindi. M23 kagira ibyo yigoma, Tshisekedi kagira ibyo yigomwa, ariko nibura bakagera aho bahuriza, nubwo icyo kintu mbana kigoye. Ndisa nkigoye. Kiragoye kubera ko kunegosiya n'inyeshyamba zifite teritwari zikontorora mu gihugu cyawe. Biragoye. Uribuka harya Bashar al-Assad zamufatanya igihugu niba ari mu cyumweru kimwe, barazitaga ngo umutwe w'iterabwoba, Amerika itangira kujya kuganira nazo, like abarimo anje nyinshi, abarimo tuntu tw'uduhato twinshi. Niyo mpamvu M23 ijya ku meza nyine yabyimbye, kubera ko ifite ikibyimbanye. Turavugana cyane tuvugana. Ifite ikibyimbanye, kandi koko muri negociation biroroshye. Niba mfite ahantu turanegosiya, ariko ibyo hagize ni hafite nicyo havuze cyane yaba muri politike no mu bukungu, hari mpuzamahanga, kandi ibyo kuhanegosiyaho bizamo na anje z'icyo kintu twise mpuzamahanga. Kana Amerika ishaka, ubwo ntabwo ari ahantu nyine hateye ibijumba, ahantu hari amabuye y'agaciro. Ubwo rero ntekeza ko nta yindi karita rero no ibiganiro nicyo gishoboka, nubwo numvise ngo General Masunzu ari gutegura ibitero ngo byitwa similitane, ngo azagaba ahantu henshi muho M23 igenzura, ariko intambara yarushaho kwagrava situation kurenza uko twabonye intambara ya mbere ko Kongo yakubiswe inshuro na M23, kandi noneho ifite abari bayishyigikiye, ubwo harimo Sadek, akabamo abacanshuro, abo bose baragiye, n'abarundi baracyarimo, ngira ngo si cyane, nabo ntibakigaragaza cyane. Perezida wabo nabo nubisha avuga ati rwose twebwe ntago dushinzwe kurinda aho Kongo yafashe, ubwo niba bahafata kongera akahabambura n'ibyabo. Ubwo urabona si ibyo bitero Masunzu ari gutegura byo biramutse nkuko bivuga ko ari ibitero ngo bizaba ari simusiga byikurikiranya, hari izindi mbaraga Kongo wenda umuntu yavuga ko nigeze mbona mu bitangazamakuru avuga ko hari abandi bacanshuri iri kunegosiya nabo. Kongo yaba yizeye iki? hari ingabo ebyiri zo kutizera ku isi ku muntu wese uri ku butegetsi. Za mbere ni izo ngizo zitwa abacanshuro, kuko ntabwo icyabarwanira ni amafaranga nta kindi, kandi ntabwo bashaka. Abonye bagiye no kumwica yarambika hasi imbunda, poudre d'escampette. Ingabo za kabiri ni bano bantu umuntu aho intwaro ngo sisongo de wazalendo, ngo bakunda igihugu, nta mwitozo wa gisirikare afite. Urumva ntazi ngo abarwana bararwanira iki, we gusa ngo ni wazalendo, ngo akunda igihugu. Undi afite na drone ni ariko kurasisha, wowe uragenda wirukanka na bote zicitse. Zira ni ingabo zo kutishingikirizaho ku mutegetsi wari we wese, kandi ingero z'abagiye bazishingikirizaho murazizi uko byabarangiranye. Uretse ko amateka y'abacancuro muri Kongo yahera na kera. Kongo n'abacancuro n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero ibyo bintu byo gukomeza kurwana nk'ubu ngubu ntekereza ko nk'abantu barigoma, baratuje, bunaganaho amahoro,
yarabasendereye kubera ko niho bahereye, bafite n'imihanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.